turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 aho ikiremwamuntu kimaze gukataza mu ikoranabuhanga. Ubu ikiremwamuntu gishishikaje n'ubwenge bwo gukorana, artificial intelligence. Mu minsi iri imbere ubu imashini zazikora ibintu abantu bagombye kuba bakora, aho usanga amarobo neza akora nk'ibikorwa abantu bakora, ugasanga amarobo aratekereza nk'ibyo abantu batekereza, wayibaza ikintu ikagusubiza. Yemwe si ibyo gusa, kuko ikiremwamuntu ubu gishishikajwe no kuba cyajya kuba ku wundi mubumbe, umubumbe w'isi yacu kikawuvaho. Abahanga barara bataryamye, barara badasinzire batekereza icyaba kuri iyi si kigatuma bava kuri iyi si yacu bakigira ku wundi mubumbe. Byinshi cyane twavuga ku kiremwamuntu kimaze kujyaho mu ikoranabuhanga, haba mu buvuzi, mu buhinzi ndetse no mu bworozi. Hose ikoranabuhanga ryageze, haba mu ngendo zo mu kirere ndetse n'izo ku butaka, haba mu gisirikare cyo ku butaka, cyo mu mazi ndetse n'icyo mu kirere. Ikoranabuhanga riri ku mwanya wa mbere. Ariko se ni ryari ujya wumva abantu batekereza ku cy'ubuzima bwacu dufite? Ryari ujya wumva abantu bavuga se ubuzima dufite ubundi iyo umuntu avuye mu buzima bigenda gute? Gusa biragoye kumva abantu baganira ku kintu bita urupfu. Bine gusa ko wumvise n'urupfu ubwabyo se ugiramo akantu k'ubwoba. Ariko nibyo kubugira, kuko nta muntu wapfuye ngo igira agaruka ngo atubwire uko bimeze. Ariko warutinya utarutinya, amaherezo tuzapfa. Muri iki kiganiro tugiye kwifashisha bamwe mu bantu binjiye mu marembo y'urupfu cyangwa se basogongeye ku rupfu, hanyuma bakagaruka mu buzima bwacu. Hanyuma twumve uko bigendekera umuntu yamaze gupfa, cyangwa se nyuma y'ubuzima tureba, cyangwa se nyuma y'ubuzima turimo, ese iyo umuntu apfuye ajya hehe? Nibutsa ko kino ni ikiganiro iyi si dutuye, ugikurikira kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV, ikizweho na Tom. Kandi niba utari bwakora subscribe, iki nicyo gihe ukuri like kuri video nimba wayikunze, ngo wayikaze mu kiganiro. None se ko kubundi bigenda bite, cyangwa se umuntu apfuye ajya hehe? Ese umuntu akubwiye ko mbere y'uko uza muri ubu buzima hari ahandi hantu waturutse, cyangwa se hari ikindi kirimo waturutseho, hari ubundi buzima wari uri? Ushobora kutabyumva, ariko nibyo koko, nuko byumva biragoye. Ubundi muri kamere muntu biragoranye cyane kumva yuko umuntu azapfa, ndetse biragoye no kuba umuntu yabitekerezaho. Muri rusange urupfu nicyo kintu kirutera ubwoba cyane, kandi hakiyongeraho yuko nta n'amakuru ahagije tubifiteho, bityo bigatuma tugira ubwoba cyane kurushaho. Utekereza bagiye bava mu buzima, ugatekereza ko nta hantu ko batekereza bagaruka, basi ngo gute byagenze gute? Ibi ni byo bintu byatuma ugira ubwoba kurushaho. Bityo tukaguma twibaza tuti se undi iyo umuntu apfuye bigenda bite? Ubundi se nyuma yo gupfa byo bigenda gute? Abantu twabashije kuvumbura ibintu byinshi muri ubu buzima, gusa ikintu cy'ingenzi ikiremwamuntu kitarashobora no kuvumbura ikintu kizaba nyuma y'ubu buzima. Mbese ni nk'uko waba uri muri bisi ariko utazi icyerekezo iri kuganamo. Nubwo ibijyanye n'urupfu ari ihurizo kuri twese, cyangwa se ngo duhure n'abapfuye batubwire ati iyo umuntu apfuye bigenda gutya. Muri iki kiganiro tugiye kwifashisha inkuru z'abantu batatu bapfuye nyuma bakaza kuzuka, bakaza bavuga uko byabagendekeye. Bamwe bagarutse bigaragara ko bari bahishimiye, baza bafite akanyamuneza, bumva ko aho bari batari bakwiye kugaruka ngo baveyo. Abandi nabo bakaza biruhutse cyane, bigaragara ko bari ari habi kandi batifuza kuba bagumayo. Ushobora kwibaza uti se aho hantu bamwe baza bumva bari bahishimiye ku buryo bumva batahava, abandi bakaza biruhutse bumva ko atari babonye bahava. Ese aho hantu hameze gute? Inkuru ya mbere duhereyeho, ese wari uzi ko mu bantu bashyingurwa hari abantu bashyingurwa bumva, kandi nta muntu uzi uko bumva? Ubundi se utekereza ko, cyangwa se wibaza ko umuntu wamaze kwitaba Imana, cyangwa se umuntu wapfuye, wari uzi ko ibintu byose abantu baba bakora cyangwa bavuga ababyumva? Abakumva neza cyane rwose, usaba icyo atakora kuba yabasha kugira icyo avuga ngo gusubize, cyangwa se agira icyo abwira abantu. Iyi nkuru tugiye kubabwira y'uyu mugabo ibabaje abantu benshi, nuko abantu benshi bagenda bashyingurwa ari bazima. Ari ku isaha z'isa 8 z'igicamunsi,
abaganga biragaragara ko bari kwita ku murwayi, bacicikana bagerageza kureba icyo bafasha umurwayi wari urembye cyane. Bari kugerageza kugarura ubuzima bwe, ariko bari kubona ko bitoroshye ko ubuzima bwe bwagaruka. Mu kanya gato umutima uba uhagaze gutera, si no guhumeka biba birahagaze. Bishatse kuvuga ngo umuntu arapfuye cyangwa se yitabye Imana. Muri make umuntu yari yamaze kwitaba Imana. Birumvikana ko nta kindi abaganga bari gukora usibye kumenyesha umuryango w'uwo muntu, hanyuma umurambo we ukajyanwa muri morgue. Noneho reka turebe ku ruhande rw'uyu murwayi, ese byari byifashe gute? Ndabyibuka icyo gihe nari njyamye ku gitanda cyo kwa muganga. Abaganga benshi bari impande yanjye barimo baramvura. Gusa naje gutungurwa, umva umuganga umwe abwiye mugenzi ati, uzi ko mbonye umurwayi apfuye? Ibyo neza narabyumvaga. Umuganga abwira abandi ati, umurwayi wacu twitagaho amaze gupfa. Gusa ngerageza kugira icyo nahavuga, mbabwire ko nkiri muzima, ariko nza kubabazwa nuko ibice byanjye by'umubiri wose nasanze nta kimwe kiri gukora. Nta kinyeganyeza bikanga, usibye gusa kuba ndi kubumva. Nta kindi gice cy'umubiri wanjye na kimwe cyakoraga. Gusa byarambabaje cyane, kuko nabutse icyo nakora ngo mbumvishe ko ntapfuye ndi muzima ndi kubumva, kuko ibice byanjye byose ntabwo byakoraga. Icyakora amagambo yose bavugaga yose narayumvaga. Nuko muganga abwira undi ati, rero nta kindi twakora usibye kuba twamujyana muri morgue, kuko ntabwo agihumeka, umutima uhagaze gutera. Ibyo byantihagahinda kenshi ko nabagiye kongera muri morgue kandi ndi kumva. Nabuze ukuntu nababwira ko ndi kumva ibyo bavuga. Icyo gihe nashatse kuba nababwira nti, kuki munjyana mu bapfu kandi njye nkiri muzima? Ariko ntabwo byankundiye, bitewe nuko nta gice na kimwe cy'umubiri wanjye cyakoraga, usibye kuba gusa narumvaga ibyo bari kuvuga. Nyine nta kindi kintu nari kubikoraho. Ubundi bahise bamfata baranjyana, ariko banjyana mbabaye, nuko nta kindi kintu nari mfite cyo kubikoraho. Bakimara kungeza muri morgue, umuryango wanjye wahise uza kumfata, utangira gutegura uburyo ki bagiye kunshingura. Gusa byose narabyumvaga. Baraje banshyira mu modoka, byose narabyumvaga, baranjyana bangeza mu rugo, byose narabyumvaga. Byaragahinda kuri njyewe, ukumva amajwi y'abantu benshi, amajwi y'abantu b'inshuti baje kunshingura kandi ndi kubumva. Gusa ntabwo nashoboraga kuba nagira icyo mbabwira ko nyiri muzima, kubera ko ibice byanjye by'umubiri byose nta na kimwe cyakoraga. Ibyo rero bikantera agahinda kurushaho. Kumva amajwi ya sheri wanjye arira avuga ati, kuki dusize gutya, ibyo byose nabyumvaga bikambabaza, kandi nta kintu mfite cyo kuba nabikoraho. Byagumye kuntera agahinda cyane, birambabaza. Nkumva abantu benshi hanze basakuza, ndetse n'inshuti zanjye zirimo bose mbumva, aho nari ndyamye mu nzu. Amasaha yo gushingura yari yaje kugera, baramfata banjyana ku irimbi, ndetse bari bakoze n'isanduku. Nuko baramfashe banshyira mu isanduku, ariko agahinda kari kenshi, nibaza ukuntu bagiye kunshingura kandi ndi kumva numva ndi muzima, nubwo ibice byanjye byose byose byari byahagaze, ariko ngira agahinda bitewe n'ukuntu bagiye kunshingura kandi ndi kumva. Ngerageza kuba nateragura imigeri, ukuboko se byose biranga, nta kintu na kimwe cyanshoboye. Gusa nyine byarangiye bapfundikiye isanduku, bitewe n'uko bari bamaze no gusezeraho imiryango, barinda bapfundikira. Bakimara gupfundikira nahise niyakira, ndavuga ngo nyine nemeye kuba mpfuye, nyine ndiyakira, nemera urupfu nyine. Ndavuga nti nyine nta kindi narenzaho, ubwo nyine nemeye urupfu nyine, nta kundi, bitewe n'uko nyine bari bamaze kunshyira mu mva. Nkitekereza gutyo, nagiye kumva numva ijwi riti, mwana wanjye humura, erega haracyari kare, ntabwo igihe kiragera. Hari byinshi ugomba kubanza gutunganya, genda ubitunganye, igihe nikigera nzongera ngo uhamagare.
nyumva iryo jwi nahise ngira ubwoba, ariko ntangira gutekereza cyane. Ubwo nyeganyeza akaguru, numva akaguru karemeye, nyeganyeza akaboko, numva akaboko karemeye. Ngize ngo ndavuga nabyo numva biremewe, numva abantu baranyumvisha. Abantu bumvishe mvuze bahita baza birukanka. Icyo nakoze nateye umugeri isanduku, ubundi mpita mvamo, ndahaguruka mvamo. Narahagurutse mbona abantu benshi cyane baratangaye, ndetse mu bantu bari bari aho nta muntu umwe yumvishaga ikintu kiri kwa ako kanya. Abantu benshi bagira ngo bari mu nzozi, ariko byari iby'ukuri, nari nzutse. Kandi nari mfite ibyishimo ku maso, no ku kuntu mvuye mu rupfu ngarutse mu buzima. Ubwo nahise nemera ko koko kuzuka bibaho. Rero bitewe n'ibyo niboneye, ndakangurira abantu benshi cyangwa se abantu bose bazumva ubutumwa bwanjye kwemera ko Imana ibaho. Kandi niba utabyizera, ndatekereza ko igihe kizagera ukabyizera ko Imana ibaho. Ubu ngubu ugiye ndimo ndakorera Imana, kandi n'izo nshingano yampaye ngo ngaruke nzisohoze, ubundi kuzikora neza cyane. Iyo ni inkuru yacu ya mbere y'umuntu wapfuye akazuka. Reka dukomeze ku nkuru yacu ya kabiri. Inkuru yacu tuyikomeje mu gihugu cy'Ubuyapani. Uyu mukobwa witwa Katerina. Uyu mukobwa Katerina yarimo agenda mu muhanda. Umukobwa muri bamwe bakora umwuga w'uburaya, umwuga wo gucuruza. Yari mu nzira ari kugenda ajya kureba inshuti ye, bari banavuganye ko iza kuza kumuraza. Gusa mu kugenda kwe mw'uwo muhanda yaje guhura n'indi modoka iramugonga. Iyi modoka yararimo irangirika cyane. Polisi nayo ise yagoboka iratabara, iramufata imujyana kwa muganga, dore ko yabuze n'amaraso menshi cyane. Aragira ati, kwa muganga aho nari ncometse ibyuma byinshi mu kanwa ndetse no mu mazuru byamfashaga guhumeka. Icyo gihe nta kintu nabasha kuba nakikorera bitewe n'uko nabuze amaraso menshi, muri wanjye numvaga wagagaye. Nagiye kumva numva meze nk'umuntu uri hejuru mu kirere, kandi nari ndyamye ku gitanda. Abaganga bari bari kumvura, barebye ku cyuma cyerekanaga ko umutima wanjye utera, barebye babona umutima wahagaze. Gusa ngiye nari ndi kubareba, ariko kubavugisha ntabwo byanshobokeraga. Muri ako kanya nagiye kubona mbona nisanze ahantu nanjye ubwanjye ntari bwagere. Nahabonye abantu benshi bari barapfuye, ndetse nabo nari ngiye nzi, ndetse n'inshuti zanjye nyinshi zagiye zipfa nagiye nzihabona. Gusa ariko numvaga mfite ubwoba kuba mbonye abantu nzi ko bari barapfuye nkabona mbasanze aho hantu. Gusa naje gutekereza ko nshobora kuba ndi mu nzozi. Ntabwo nashoboraga kwibaza ibintu byabiri kuba muri uwo mwanya. Nahise nibaza impamvu ndi kubona abantu b'abanyabyaha, abantu bakoraga ibintu bitari byiza cyane, nkabona ari bo ndi kubona gusa. Nahise ntekereza ko nshobora kuba ndi mu kuzimu. Numva mpise ngira ubwoba bwinshi cyane. Muri uko kugira ubwoba nahise numva ijwi rimpamagara riti, niko muntu wanjye, akazi twakutumye wagakoze neza cyane. Wabashije kwambura abagore abagabo babo, wabashije kwanduza abantu benshi cyane, kandi rwose intego twaguhaye wayigejejeho. Ubwo nabo kwa muganga, abaganga bari bakirwanya bareba ko ubuzima bwanjye babugarura ku murongo, ko babonaga ko ubuzima bwanjye kubugarura ku murongo bitari bukunde, ko umutima wari wahagaze ndetse no guhumeka byari byahagaze. Birumvikana ko namaze gupfa, igisigaye ko ari ukumenyesha umuryango wanjye ko namaze gupfa. Aho nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Numva amajwi menshi y'abadayimoni ampamagara mu izina ryanjye, bambwira bati, karibu urakaza neza kwifatanya kuri ubu isi, maze udufashe kuguma kuyobyana bariya basigaye ku isi. Gusa muri ako kanya nagiye kumva numva ijwi rimpamagaye ritandukanye n'iryamamagaye imbere, rimbwira riti, mwana wanjye, biri warakosheje cyane rwose. Nakweretse inzira nziza ariko wanga kuzinyuramo. Nakweretse ikibi ko atari cyiza,
ariko urushaho kugikurikira, unyura mu nzira mbi z'ibishuko, none reba ahantu wisanze. Rero ngiye uguha andi mahirwe ya kabiri, usubire ku isi ubundi uzabwira abantu ibyo wabonye. Ikindi kandi uzababwire bareke ibibi, bihane, kuko igihe kiri hafi, imperuka iri hafi. Ako kanya kimara kumbwira ayo magambo, nagize nyambona nongeye nisanze muri cya cyumba nari ndyamyemo ndi kumwe n'abaganga. Abaganga nabo bati uzi ko azutse? Wa muntu wari upfuye ntabwo wari bwapfe neza, waragarutse mu buzima. Gusa ariko njye nari mbizi yuko nari napfuye. Rero guhera ubwo natangiye kugenda nkwirakwiza inkuru yuko Imana iriho, kandi rwose mbabwira ibyambayeho byose. Mbabwira yuko Imana ikora. Kandi ikindi, bantu mwihane, mureke ibibi, mureke ibyaha. Imana iriho kandi irahana, kandi ukuzimu kuriho, kandi n'ijuru ririho. Bantu mubimenye kuko icyiza kiriho, mumenye ko n'ikibi gihari. Indi nkuru yacu rero tuyikomereje mu gihugu cya Amerika. Abaganga barimo bita ku mukobwa wari urwariye muri ibyo bitaro witwa Elizabeth. Uwo mukobwa yari arwaye indwara y'umutima. Abaganga bari guhanga amaso imashini y'umutima cyane z'uko umutima utera. Ubundi imashini ipima umutima igiye ifite imirongo izamuka indi imanuka, biba bigaragaza ko umutima uri gukora neza. Gusa bagiye kubona ko uwo murwayi babona imirongo iyo mashini bigaragaza ko umutima utera, imirongo yose iritambitse. Bivuze ngo umutima wari umaze guhagarara gutera. Kuko barebye neza basanga no guhumeka ntabwo agihumeka. Abaganga baribaza ati apfuye se? Ko bapfuye. Ati nagiye kubona mbona nisanze ahantu heza cyane. Ndabyibuka neza rwose, nari nambaye ikanzu y'umweru, kandi rwose mu myenda yanjye isanzwe nambaraga nta kanzu y'umweru nari mfite. Numvaga amajwi menshi meza y'abantu baririmba, kandi rwose numvaga ahantu ari heza nkumva nahigumye. Ndabyibuka icyo gihe nabonye abantu benshi nakundaga. Gusa ariko naje gutungurwa nuko inshuti zanjye zimwe zari zarikuye Imana ntazihasanze, bitewe nuko zakoraga ibintu bibi byinshi ntabwo zari zihari. Nyiri muri ibyo numva ijwi rimbwira riti mwana wanjye, wakoze neza cyane, kandi rwose umurimo wawe warawukoze. Niyo mpamvu wisanze hano muri paradizo. Iryo jwi ryambwiye gutyo numva rwose ndashujwe cyane ko nanjye nshimiye kuba narakoze neza, kandi nkaba ndi muri paradizo. Numvaga mfite ibyishimo byinshi, kandi numvaga meze neza, numvaga nta kintu cyankora aho hantu. Nagiye kumva numva ijwi rirambwira riti mwana wanjye, nibyo koko wabikoze neza. Gusa ariko bitewe n'uko hari inshuti zawe zitari hano, izo zose zitagiye ikuzimu. Gusa ariko hari abandi bantu basigaye ku isi bafite imyitwarire itari myiza. Turagira ngo rero usubire ku isi, ubundi babwire inkuru nziza, mubigishe bave mu bibi bakora ibyiza. Bakora ibyiza bigishoboka. Abazabyemera bazahinduka. Abo ngabo muzongera muhurire hano, mubane mu buzima bw'iteka. Gusa ariko abazabyanga bo bazajya mu muriro. Maze rero mwana wanjye, subira ku isi maze ugende ujye gukora ibyo nkutumye. Nabaye nyumva iryo jwi, nyamubona ndakangutse, mbona ndacyari kuri cya gitanda cyo kwa muganga. Ubwo abaganga bahise baza biruka, barebye basanga umutima wongeye gutera, bahita bemeza ko ntapfuye. Gusa ariko njye nari mbizi ko nari napfuye, nzi n'igitumye ngaruka. Niyo mpamvu njya mbwira umuntu uwo ari we wese, Imana iriho kandi irakora.
gusa na Satani ariho kandi arakora. Gusa nubwo Satani ariho, ntabwo afite ububasha ku buzima bwacu. Nayo mpamvu Imana ishobora kugukura mu kibi uyemereye. Ukora ibyiza ukiriho. Kuko ikibi ni kibi kandi ukoze ikibi uhura nacyo. Wakora icyiza ukagisanga imbere kigutegereje. Kubaha Imana kandi tugandukire Imana, tuve mu byaha. Iby'isi ni iby'akanya gato. Iby'isi biradushuka bikadutwara igihe n'ubugingo. Mu gihe ugifite uburyo bwo kugira icyo wahindura, reka ibyaha ugarukire Imana. Umenye kuko Imana iriho na Shitani ariho. Umenye ko icyiza gihari n'ikibi kirahari, kandi icyiza gihagarariwe n'Imana, ikibi nacyo gihagarariwe na Shitani. Amahitamo ni ayawe. Inzira ni ebyiri ziri imbere yawe, nawe urahitamo iyo ushaka. Nukora ibyiza bizakubera byiza, nukora ibibi bizakubera bibi. Kandi ngushimira wowe twabanye muri kino kiganiro. Twarebeye hamwe ibijyanye n'ubuzima, ubuzima dufite uyu munsi. Twarebye inkuru z'abantu bagiye babasha gupfa bakazuka, kugira ngo niba wakurikiye warebye uburyo ki umuntu apfuye bimugendekera. Kandi ikindi hari icyo twakwigira kuri bano bantu. Twabonye yuko iyo umuntu apfuye ntabwo ibintu biba birangiye, ahubwo habaho kwikiza cyangwa se kugenderwa ibyo wakoze ukiri ku buzima. Rero nshuti w'unyumva, bidashoboka ibi uri munsi y'imizi, ariko ibyo waba urimo byose witekereza kuri kano kantu. Ubutumire se ibintu ndi gukora se nibyo? Ibintu ndi gukora nibyo? Utekerezeho, usuzume. Ntugakore kugira ngo abantu bakurebe,
situwasiyo yose waba urimo ugerageze ukuri, ariko ukora ibyiza, kuko nukora ibyiza biragutegereje, kandi nabwo nukora ikibi ibyo nabyo biragutegereje. Ndizera ko iki kiganiro hari ikintu kiri bugufashe, nawe ubwawe ukoreshe ubwenge Imana yaguhaye, usubize amaso inyuma, urebe aho waturutse, urebe kamere yawe, urebe kavukire yawe, urebe abo mwakuranye, abo mwabyirukanye, ese muracyari kumwe? Inshuti zawe mwamanye na n'ubu muracyari kumwe? Byose ubigenzure, numara kubigenzura ufate umwanzuro uguti mbese ejo mbaye ntariho, uyu munsi ko ndiho ejo mbaye ntariho, mbese aho naba ndi kugana byaba bimeze gute? Icyo kintu ukibaze, ugitekerezeho. Nibyo turi gushaka ubuzima, turabuhigira mu buryo bwose, mu nzira zitandukanye. Hari n'abemera bagakora ibibi ariko kugira ngo babeho. Ariko se wibaza kino kintu, mbese ko ndi gukora bino bintu nibyo nagakwiye kuba ndi gukora? Bikumva ko kubona imibereho ari ugukora n'ibidakorwa, ahubwo ujye ukora ikintu cya nyacyo. Niba waba ufite ubuzima bukugoye, buri gihe cya nyacyo, ukora ikintu cya nyacyo, ntiwangize ubuzima bwawe kugira ngo ukore ibintu bibi, kugira ngo ubashe kubona ikikubeshaho. Uzumva imyigishirize igiye itandukanye, abenshi baba bagamije kuyobya abantu, imyemerere igiye itandukanye. Nshuti uri kunywa, uzirinde imyemerere igiye itandukanye. Ndagira ngo umenye kino kintu, umenye ko Imana iriho kandi Imana irakora. Ikindi kandi umenye ko n'abantu bakora iby'Imana ishima bariho, kandi ikindi umenye ko abantu bakora ibyo shitani ashima bariho. Bw'ibyo rero ufite kujya ku ruhande rw'ushaka. Erega niyo wavanga Imana ntiba ariko ugakora ibyiza, bizakugirira umumaro. Ese reka turebe, nk'ubu uramutse upfuye ugasanga Imana ntibaho, barakubeshye, mbese nyereka igihombo kirimo kuba warubashye Imana cyangwa se warakoze ibyo Imana igusaba. Ni ikihe gihombo? Nta gihombo kirimo, usibye ko Imana iriho. Byonyine ubwabyo iby'Imana idushishikariza, iyo nzira Imana idushishikariza uyinyuzemo, ubwabyo ni inzira nziza iguhesha amahoro, iguhesha kubaho neza. Ariko inzira y'ikibi, inzira y'ikibi ntaho yakugeza. Yanze bikunze ihora ari inzira y'ikibi, nta kintu na kimwe inzira y'ikibi yakugezaho. Ndagushimira rero wowe wafashe umwanya ugakurikira kino kiganiro. Mwibutsa ko iki kiganiro isi dutuye gikurikira kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV, mukigezweho na Tom. Nk'ubusanzwe ni njye Tom bageze iki kiganiro. Kugira ngo usabe iyi video nimba wayikunze, kora like, kandi nimba wumva iki kiganiro ari cyo kikunguye, cyohereza mugenzi wawe, gisharing nabashe kucyumva. Ikindi kandi niba utari bwakora subscribe kugira ngo iki kiganiro ujye ukurikirana n'ibindi byose tujya dukora.
kandi ube na comment utubwire ikiganiro cyumvise. Ndagushimiye, nifurije ubuzima bwiza kandi nifurije kugubwa neza. Imana ikomeze gukomereze